Hi, I'm an English teacher. In this video, you will learn new words and different techniques to help you read and speak English without guessing. If what you say is right or wrong, I hope you follow me. Hi, I'm an English teacher. In this video, you will learn new words and different techniques to help you read and speak English without guessing. If what you said is right or wrong, I hope you'll follow me. Bite, ni mwarimu w'icyongereza. Muri ino video uraza kwiga amagambo mashya ndetse uraza kwiga uburyo butandukanye bwagufasha gusoma cyangwa se kuvuga icyongereza udakekeranya, uvuze ibiri byo cyangwa se ibitari byo, niho ugomba kubonera muri iyi video. Ndizera yuko rero murikiye nta kabuza kugira ngo dufatanye amasomo, hanyuma icyongereza kibafashe kuba twagendana kugira ngo dufatanye kwiga kugira ngo tubashe kumenya. Let's get start our lesson number 1. First we can say, have you ever seen Miss Mbabazi? Have you ever seen Miss Mbabazi? Wigeze kumenya Miss Mbabazi cyangwa se uyu mukobwa witwa Mbabazi? No, I have never seen him. Yeah? Ndigera mubonaho. Get out of my sight. Get out of my sight. Imbere cyangwa se niyo bavuga ngo va mu maso, hariya niho abashatse kukubwira ati sinshaka kukubona imbere yanjye. Niyo mpamvu bakwirukanye nyine muri site yiwe, imbere ye. Niyo mpamvu akubwira ngo get out of my sight. Get out of my sight. Imbere yanjye rwose, imbere singushaka. Niyo yakakuyukanganye nyine ko atakigukeneye imbere yawe. Niyo mpamvu akubwira ngo get out of my sight. Run like the wind. Run like the wind. Irukanke rwose nk'umuyaga. Ni hariya rero urumva ko yaramukuriyeho, yamubwiye ati imbere singushaka imbere yanjye, irukanka nk'umuyaga. Iruke cyane rwose nk'umuyaga. Iriya ni nka slang bashatse kutubwira, sinzi ko umuntu nyine yakwirukanka nk'umuyaga, ariko muri make yabamubwiye ati imbere yanjye wiruke kuba. Sinzi rero ko nawe ushobora kwiruka nk'umuyaga. Aho ngaho umunsi wirutse nk'umuyaga ubwo nyine sinzi ibindi bintu uzawukoresheje. Run like the wind. Ni nka kwa kundi bazagucira umugani bakakubwira ngo wenda n'urugero bakavuga ngo imvura irimo iragwa cyane, bakakubwira ati he rains the cats and dog. He rains the cats and dog. He rains the cats and dog. Sinzi ko imvura rero ugiye kuvuga bavuga ati imvura irimo iragwa rwose nk'inyawu cyangwa nk'iputsi cyangwa imbwa. Nuko ibintu tuzi ko bizi kunyaruka, ibyo ngibyo biba bizi kunyaruka
niyo mpamvu bakubwira ngo rent the cat and dog. Rent the cat and dog. Bakubwiye ngo iragwa cyane rwose, irimo iragwa yaciye igikuba. Niho iyo indiamu yavuye ivuga ati rent the cat and dog. Cyangwa se bakakubwira ngo that's it. Ibindi tuzajya tubibonera aho ngaho nta kibazo. Reka dukomeze practice yacu. Arongera aramubwira ati do you know where you live? Do you know where I live? Do you know where I live? Wabuze aho ntuye? Yumva ni ikibazo yamubajije. Waba uzi aho ntuye? Do you know where I live? Ndakamusubiza ati no, I don't know. Cyangwa se ashobora no kumubwira ngo I don't know where you live. Ntabwo nzi ahantu ntuye. Yamubaza ati frankly speaking, I don't know where you live. Frankly speaking, I don't know where you live. Frankly speaking, bivuze yuko ko abamubwiye kuvugishije ukuri. Tavuze frankly speaking, urabona no kuvuga ngo truly speaking, truly speaking, frankly speaking. Kuvugishije ukuri rero ntabwo nzi aho utuye. Anyway, so where do you live exactly? Where do you live exactly? None se ubundi gutuye he nyirizina? None se ubundi nyirizina utuye he? Niyo yashatse kuvuga ati anyway, so where do you live exactly? Utuye nyirizina. Nahise amubwira ati I live in Gitarama. I live in Gitarama. Ntuye muri Gitarama. Nahise amubwira aho atuye. Where are you going railway? Cyangwa se wavuga ati right now. Where are you going right now? Yes. Where are you going right away? Hari abakunda kuvuga ngo where are you going right way? Ni right way. Tavuze right way wavuga right now. Aka kanya, this moment. Muri make this moment. Where are you going? Uyu mwanya ugiye he? Right now, I'm preparing to go abroad. Abroad, bashobora no kukushyiriramo akandi kajambo ntibavuge abroad, bakavuga overseas. Yes, overseas. Nako kavuga mu mahanga. Yes, right now I'm preparing to go abroad. Uyu mwanya cyangwa se aka kanya ubona ndimo nditegura rwose kwigira hehe? Mu mahanga. Nyine yari arimo yapakinga nyine umuzigo wiwe kugira ngo yigendere mu mahanga. What I know that you are lying to me. What I know that you are lying to me.
icyo nzi cyo nuko urimo urambeshya rwose, urimo urambeshya kuvuga, urimo urambeshya. What I know that you are lying. You are lying. You are lying. You are telling me the rumors. You are telling me the rumors. Rumors ni ibihuha. Icyo nzi cyo nuko rwose uri kumbeshya. Icyo nzi cyo nuko uri kumbwira ibintu bidashoboka. Urimo urambwira nk'ibihuha muri makeya. Ariko ibihuha biza mu nkuru kenshi na kenshi. Yes, rumors ni ibihuha. Yeah. Nanjye yamubwira ati nothing else. Nta kindi. I'm going to eat breakfast. Ngiye gufata ibya mu gitondo. Ngiye gufata ibya mu gitondo. Ubwo nyine muri ako kanya muri icyo gitondo nyine agomba gufata ibya mu gitondo kugira ngo abyuke yumva ameze neza. I'm going to take a trip. Ngiye kwihagarika, itavuze kwishura no kuvuga iyo nabwo ni ukwihagarika. I'm going to take juice. I'm going to n'ibindi. Yes. Muri iyi video rero mwibutse yuko niba ubonye ko hari icyo yagufashije, watwemerera rwose ukaduha thumbs up, ugakanda kuri icyo giti nyine. Niba wakunze iyi video, subscribe irakenewe, na comment ukatwandikira muri comment. Kwandikira muri comment ikitagenda neza muri iri somo kugira ngo tubashe kuba twakibona. Niyo waba ushaka no kudutera inkunga cyangwa se hari ibindi bishya ushaka kutugezaho, ukagira gute ukabitumenyesha muri comment. Mbibutse yuko kuvuga icyongereza ni ugukurikirana cyane kugira ngo kigufashe nawe ube wagira gute watera imbere. Murakoze. Thank you. Subscribe na like ahangaha ubundi buduhaye iryo nota kugira ngo